Ndabasuhuje nitwa Ismael King Brustich. Ubwiza sosiyete nyarwanda ifite uburyo ki bujeneretinga bitewe n'amarangamutima y'umuntu mu gukunda umuntu runaka agendeye kuri ibi n'ibi. Akenshi usanga ari ibintu abenshi bahurizaho bakavuga ngo wenda urugero uyu kubera afite tayi, afite inyashi cyangwa se hariya hasi hanini nk'uko basigaye babyita mu mvugo z'urubyiruko ngo uwo ni mwiza kurusha abandi. Niyo mpamvu muri aka kanya tugiye kurebera hamwe bamwe mu bakobwa 10 bitabiriye Miss Rwanda ariko akaba mbega urebye ukabona aribo beza kurusha abandi. Muri iyi top 10 rero mube hafi nze mbatembereze aba Miss Rwanda guhera 93 kugera 2022 kuko aribwo yahagaritswe nyuma y'uko ijemo ibintu bidasobanutse. Aho ndetse n'uwitwa Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid yabigendeyemo nyuma y'uko ashinjijwe kwaka ishimishamubiri abakobwa bitabiraga Miss Rwanda. Mube hafi rero nze turebera hamwe top 10 cyangwa se abakobwa beza kurusha abandi mu bitabiriye Miss Rwanda. Gusa mbere y'uko tujya muri top 10 yacu hano y'abakobwa bayoboye abandi mu bwiza mu bitabiriye Miss Rwanda, ndakwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel, nibyo twivugira ibintu n'ibindi, ibintu mukwiriye kumenya nonaho kabisa, nibyo tubagezaho n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Nimba rero wifuza kujya umenya amakuru mashyashya agenda acaracara, kora subscribe munsi, likes ndetse unasharinge ku nshuti zawe. Ku mwanya wa 10 turasanga Ingabire Grace, Miss Rwanda 2021. Ku mwanya wa 9 turasanga Akiwacu Colombe, umukobwa wanize amashuri menshi cyane kabisa mu bakobwa bitabiriye Miss Rwanda kurusha abandi, aho yayigiye amenshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Miss Rwanda 2014 niwe dusanze ku mwanya wacu wa 9. Ku mwanya wa 8 turasanga Uwera Dalila, Miss Rwanda wabanjirije abandi bose, yabaye Miss Rwanda 9 ari nawe mu Miss wa mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga Nimwiza Megan, Miss Rwanda 2019 watoweho atavuzweho rumwe, dore ko abenshi bari bazi ko ari Josiane kuko byari byasakaye cyane, gusa niwe waje kuryegukana. Ku mwanya wa 6 turasanga Miss Iradukunda Elsa, umugore wa Prince Kid cyangwa se n'Ishimwe Dieudonné wari uyoboye kabisa cyangwa se wari uhagarariye ibi bya Miss Rwanda. Akaba yarakoranye ubukwe ndetse na Prince Kid, ubu bakaba babana nk'umugore n'umugabo, nubwo umugabo we yakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 4 muri gereza. Ku mwanya wa 5 mbere y'uko tuhajya nsaba ni utakoze subscribe ndakwinginze yikoreho, twinjirane muri top 5 y'abakobwa bitabiriye Miss Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga Nishimwe Naomi, umukobwa uzwiho gusetsa imbaga ya benshi, akaba afite n'inyinya ikurura benshi bagiye batandukanye. Nishimwe Naomi rero akaba ari umwe mu bakobwa nabo bitabiriye Miss Rwanda mu beza hano. Ku mwanya wa 4 turasanga Kundwa Doriane, Miss Rwanda 2015, akaba ari umwe mu bakobwa nabo beza bigaragarira amaso ya buri umwe, shana udashaka kubireba. Ku mwanya wa 3 turasanga Mutesi Jolly, Miss Rwanda 2016, umukobwa kabisa mwiza bigaragara ku nyinya ye y'umukara, ndetse ni umukobwa ukomeje kurikoroza, dore ko na nyuma yo kuba Miss yagumye kuvugwa cyane, umukobwa kabisa ubona ko anashoboye. Aherutse kwitabira
The Silver Galaxy, aho yari yambaye imyenda kabisa yabarirwaga muri miliyoni hafi 28 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga Nshuti Divine Muheto Miss Rwanda 2022, akaba ari nawe mfura mu bitabiriye Miss Rwanda, wanavuzweho ibintu byinshi nko kutita ku mukunzi we bakundanaga mbere y'uko agafata cyangwa se aba Miss Rwanda. Ku mwanya wa mbere turasanga Miss Iradukunda Liliane Miss Rwanda 2018, umwe mu bakobwa nabo bari kurusha cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga, akaba ari nawe waje ku mwanya wacu wa mbere muri urutonde twabateguriye. Mwibutsa gusiga comment utubwira uko ubibonye, nimba ari uwo tutashyizemo wabonaga yari kuzamo umutwandikire. Njye mwari muri kumwe rero ni Ismail King Bruce JJ, ciao ciao, Imana iba